ubanze wicara uvuge ngo ariko iri jambo ryinjiye muri jyewe, information ndazifite, ese ryinjiye mu mutima wanjye nabitekerejeho numva uburyo bigaruka kuri jyewe, ese nafashe icyemezo cyo kubishyira mu bikorwa, nahindutse. Buriya ikosa rya mbere dukoreye tubwiriza ubutumwa, tubwira abantu ibyaha byabo aho kubabwira Yesu, tubwira abantu ibyaha byabo aho kubabwira Imana. Abantu benshi biyita abahanga bo kuvuga ubutumwa nabaza bavuga abasinzi murarimbutse, abasambanyi murapfuye, abagome mugiye mu muriro. Bene ubwo butumwa rwose ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwa Yesu Kristo buhamagarira abantu guhindukira bakareba mu maso y'Imana, kuko niho dukuramo amasomo agera kuri 5 y'uburyo bwo kwihana nyakuri, bunakosora uburyo twihana muri iyi minsi. Namwe abicayemo hano muze kubitekerezaho, ko nawe ushobora kuba ariko wihana. Icya mbere, Zaburi nshya. tugiye gukomeza. Ushize twarangije Yona igice cya 3, hanyuma tugiye kujya muri Yona igice cya 4, ariko mbere yuko tugisoma tukabazaho n'ibibazo tukabisubiza, ndagira ngo tubanze naho dukuremo amasomo kuri Yona igice cya 3. Buri gice cyose dusoma muri Bibiliya hari ikintu kitwigisha. Iki gice cya 2 twarangije yavugaga, cyatwerekaga amasomo tuvana muri Yona ari mu nda y'ifi. Noneho igikurikiyeho turabona amasomo dukura mu kwihana kw'abantu bininiwe. Haleluya. Kuko buriya kimwe mu bintu maze kubona gikomeye cyane, abantu benshi ntabwo bazi kwihana. Nini somo rikomeye. Ubona abantu benshi biraza aba bakristo, abantu bakabwira ati twarakijijwe, kandi muri kino gihe bisigaye bigezweho, ni fashion. Ukizwa bigezweho rwose, umuntu arahaguruka amaze utari ko wakijijwe ryari, ati nagiye mu giterane ndahaguruka baransengera. So warahagurutse baragusengera naho byagarukiye, ubwo mbese warakijijwe? Kandi natwe nk'abapastori n'abavuga butumwa turabishimangira. Hari ahantu muri Ezekiyeli Imana ivuga ngo abantu bakoze ibyaha, noneho ikagera ku bahanuzi ikavuga ngo abahanuzi baho ngo babihomesheje ishwagara idakomeye, ngo bakabwira abantu ngo ni amahoro, ngo ni amahoro, kandi nta mahoro ahari. Natwe rero hano dufitemo ikibazo, turaza no kubibona no mu masomo turi bukure mu by'uyu munsi, ariko reka mbanze mbere kuri Yona igice cya 3. Ikintu ubundi twibuka, Yona mu gice cya 3 yaragiye avuga ubutumwa butuzuye bw'iterabwoba, aravuga ati iminsi 40 ni 40, ini niwe nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, azaba ari icyavu gusa. Ngo amara iminsi 3 azenguruka umurwa avuga ubwo butumwa budahinduka, ntiyabongereraho igisubizo cy'ikibazo cyabo. Iryo ndiyo somo rya mbere rikomeye kuri twebwe abavuga butumwa n'abahanuzi. Izo ni kategori ebyiri zikunze ku abahanuzi. Bamwe baraza, uzajye kuri YouTube uzabibona, kavuga ati uyu mwaka ni inzara n'intambara n'ibyorezo, bakarekeraho. Burya iyo uvuze ubutumwa gutyo ntabwo uba warangije ubutumwa bwawe, kuko ni ibyo bintu koko waba Imana yarabikubwiye. Ntabwo Imana ijya ivuga ngo uyu mwaka ni inzara n'intambara n'ibyorezo. Ubundi ayo magambo koko arahari, kuko mu gutegeka kwa 2 ubwo Mose yabwiraga Abayisiraheli ndetse no mu Balewi, aravuga ati nimwitandukanya nanjye mukiha gukurikira imana z'inyamahanga, nzabanza mbateze inzara. Kuko icyo gihe iyo inzara yateye muba murimo kudiringa n'Imana yonyine. Muribuka Dawidi yakoze icyaha, Imana imuhitishamo, iramubwira ati ngaho hitamo, kubera ko wakoze icyaha ndabahana, sindi bubabarire, uhitemo icyorezo
uhitemo inzara, uhitemo no kwirukanwa n'abanzi bawe bakakwirukanisha inkota. aravuga ati mva mana, aho kugira ngo duteze inzara y'imyaka 3 cyangwa duteze abanzi bacu, reka tugwe mu maboko yawe duteze icyorezo ngo hapfe 70,000. hanyuma Imana irabababarira. Rero ni ikintu tugomba kumenya, kuko kugira ngo Imana ihagarike icyo cyorezo, umuhanuzi yaraje abwira Dawidi aravuga ngo genda utambe igitambo, noneho Imana ibabarire ibyaha mwakoze. Murabyibuka agenda agatamba igitambo ku mbuga ya Orunani, aramubwira ati iyi mbuga yimpe, umpe n'izi nka zawe nzigure. Undi aramubwira ati ndabiguhera ubuntu. aravuga atoya, sinshobora gutura Imana ikintu kitagize icyo kintwara, bizane mbigure ntanga igitambo kuko n'igihe wakoze icyaha. Iteka ryose ubundi y'Imana ivuze ngo hazaba iki n'iki n'iki n'iki, iravuga ngo nimukora ibi n'ibi 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 nzabababarira. Amen. Ubutumwa rero Yona yavuze yanirengagije, kuko mbere yuko Yona akora uriya murimo Imana yari yarabivuze, kuko ingoma ya kabiri yanditswe mbere ya Yona. Imana iravuga ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, ninohereza mugiga mu bantu banjye, nintegeka inzige ngo zone igihugu, abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi bagashaka mu maso hanjye, nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbabarira igicumuro cyabo mbakiriza igihugu. Urumva ibyo ngibyo Yona yagombaga kuba bizi nk'umuhanuzi, akamenya ngo iteka ryose Imana iyo ivuze ibyago iba yanateganije ibyo abantu bazakora, ibyo byago ikabikuraho. Amen. Rero buryo umuhanuzi aje akagutera ubwoba, akavuga ati rwose ibyawe Imana yabinyeretse, imbere hari ibyago, cyumubwira uti se nta nubwo wayibajije icyo ngomba gukora ngo ibyo byago biveho, kuko niko Imana ikora. Hano rero nyirago icyo gihe cyose ngiye kugitindaho cyane, Yona we yabwirije igice cy'ubutumwa, igice cya kabiri arakihorera. Sinanahamya ko atarabizi, turaza no kubibona yabikoze abigambiriye, kandi ibyo bijya bibaho. Umuntu akabwiriza ubutumwa bw'agahimano gusa, ariko reka ne kumutindaho. Ariko ikintu nababwiraga twiga muri Yona igice cya 3, buriya focus yacyo ntabwo ari uburyo Yona yavuze ubutumwa, ni uburyo abantu bininiwe babwakiriye, kuko niho dukuramo amasomo agera kuri 5 y'uburyo bwo kwihana nyakuri, bunakosora uburyo twihana muri iyi minsi. Namwe abicayemo hano muze kubitekerezaho, ko nawe ushobora kuba ariko wihana. Icya mbere, aba bantu bininiwe, duhere ku mwami w'ininiwe, ikintu cya mbere bakoze bamaze kumva ubutumwa, baratubwira ngo bahindukiriye Imana. Abantu bininiwe ngo bemeye Imana, ntabwo ari cyo kintu kwihana, si byo byabanje. Baratubwira ngo nuko abantu bemera Imana. Reka mpasome, mujye muri Yona bice 3 umurongo wa 5. Maze abininiwe bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiriza ubusa. Iyi niyo ntambwe ya mbere yo kwihana nyakuri, kuko buriya nabigishije ubutumwa bwiza duhere kuri ba Yohana umubatiza, duhereye no kubahanuzi. Reka ne kugera kuri Yohana, mpere kubahanuzi. Abahanuzi baje babwiriza abantu babubwira ngo muhindukire muve mu ngeso zanyu mbi. Yohana umubatiza atangira kwigisha yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Sivyo? Yesu nawe atangira kwigisha, atangira avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubutumwa bwa mbere Petero yabwirije ku munsi wa Pentecote, yaravuze ngo mwihane kugira ngo Imana izane iminsi yo guhembuka. Ririya jambo mwihane rivuga muhindukirire Imana. Metanoia mu Kigiriki ni ugukora U-turn, ni ukuvuga ngo warebaga hariya baraguhamagara, hanyuma urahindukira ureba hariya.
icyo nicyo bita kwihana, ni uguhindukira. bivuga mu yandi magambo ngo urahindukira, uhindura imyumvire yawe, uhindura imirebere yawe, uhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, hanyuma gihinduke. Noneho wari uteye Imana umugongo, uyihindukirire uyirebe. Amen. Icyo ni icyambere, iyo niyo ntambwe ya mbere yo buriya ikosa rya mbere dukoreye tubwiriza ubutumwa. Tubwira abantu ibyaha byabo aho kubabwira Yesu. Tubwira abantu ibyaha byabo aho kubabwira Imana. Nayo na nicyo yakoze, ntabwo yigeze azababwira Imana, yaje ababwira kurimbuka. Iryo ni ikosa twese dusangiye. Abantu benshi biyita abahanga bo kuvuga ubutumwa, nabaza bavuga abasinzi murarimbutse, abasambanyi murapfuye, abagome mugiye mu muriro. Bene ubwo butumwa rwose ntabwo ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwa Yesu Kristo buhamagarira abantu guhindukira bakareba mu maso y'Imana. Amen. Icya kabiri kijyana, isomo rya kabiri rijyanye no kwihana, ni iki kintu batubwira umwami yakoze ngo ava ku ntebe ye y'ubwami yicara hasi yambara ibigunira. Lesson number 2, kwihana ni ukugira umutima wemera ko ibyo wakoze ari bibi ugaca bugufi. Hari abantu benshi bakizwa ariko bakigangaraye, akakubwira ati jyewe natsinzwe n'ibyaha ariko mu nyubahe. Muribuka Samweli ajya kwemeza Sawuli yuko yakoze ibyaha, yaraje aramubwira ati ariko urambwira yuko warangije ibyo Uwiteka yagutegetse gukora, ariko ndimo numva intama zitamatama n'inka zabira. Hamwe ati ariko abantu bambwiye ngo turokore intama z'inyamibwa n'inka z'inyamibwa tuzajye gutambira Uwiteka ibitambo. Ariko ati no, iby'Imana yari yagutumye n'ibiki? Ati rero ubwo wanze kumvira Uwiteka nawe ubwamura bwambuwe. Samweli arahindukira arigendera, undi aramufata aramubwira ngo ya ntabwo uri bungenane, nyubahisha imbere y'abantu, nyubahisha, ntusuzugure, nyubahisha imbere y'abantu. Ariko uyu mwami w'inini wowe yisuzuguje imbere y'abantu. Tekereza kumva umwami ava ku ntebe ye y'ubwami akisiga ivu akambara ibigunira, abantu bamureba. Buriya nicyo Dawidi yakoze. Dawidi yakoze icyaha, umuhanuzi Natani aza kumureba amwubashye, abimubwira bari bonyine. Dawidi aravuga ati no, iki cyaha nakoze reka nkishyire public. Agishyira mu ndirimbo, ayishyira abaririmbyi barayiririmba. Haleluya. Hari umwami witwaga Midasi, twamwize muri mythologie Greek. Midasi sinzi icyo yakoreye Imana yabo yitwaga Zeus, Imana nkuru yabo. Noneho iramubwira iti nsaba icyo ushaka nkiguhe. Yakundaga ibintu, aravuga ati ndagusaba ikintu kimwe gusa, ikintu nzajya nkoraho cyose kijye gihinduka zahabu. Zeus iramureba aravuga ngo uri ikigoryi, uri igicucu. Ati icyifuzo cyawe ndakiguhaye. Midasi ataha kabisa yumva anezerewe, aragenda akoze ku ifurusheti ihinduka izahabu. Ese we ntiwanezerwa? Akoze ku isahani ihinduka izahabu, akoze ku itunda rihinduka izahabu, akoze ku kirayi gihinduka izahabu, afashe ukuguru kw'inkoko uhinduka izahabu. Inzara iramwica. Noneho aragenda asubira kwa Zeus nyuma y'iminsi nk'ingahe, aramubwira ati ya mpano yawe igiye kunshyira ikuzimu. Aravuga ati n'ubundi biriya byari ubugoryi, none kugira ngo nkukize ubwo bugoryi nsubirane impano yanjye, ndaguteraho ikimenyetso kizajya cyereka abantu kuri ikigoryi. Uhitemo wicwe n'inzara cyangwa nkuha amatwi y'indogobe. Ndavuga ati mpa amatwi y'indogobe ariko ne kwicwa n'inzara. Amatwi yarazamuka aba amatwi y'indogobe kandi ni umwami. Arabireba ukuntu azajya agenda afite amatwi y'indogobe kandi ari umwami. Noneho adodesha ingofero itwikira amatwi.
ariko ikibazo yagombaga kwiyogoshesha. Noneho rashaka kimyozi we akajya mwogosha nyine. Aramubwira ati mva rushaho abantu bazamenya ko mfite amatwi y'indogobe, nzumviye inkuru isirikira mu karubanda, nzaguhamba. Ashyira agatoki kuri ijosi, nyagasani nkazabivugira ijosi rirakagwa. Ariko burya kurinda ibanga nk'iryo wabonye umwami ufite amatwi y'indogobe akajya agenda akicara mu bantu, atari gushaka buriya ati umwami Midasi, batisize bite bya Midasi, ati buriya ni umwami mwiza, ati ntabwo ushobora kwiyumvisha, ati nta mwami umeze nkawe. Bakumva nyine ari umuntu urimo kwiratira umwami we. Ariko bukeye ibanga rimubanibanga riramutumba ngiza mu nda, aragenda ahantu acukura umwobo, areba hirya areba hino, abona nta muntu uhari, avuga ati burya Midasi afite amatwi y'indogobe, arenzaho itaka. Hanyuma aho yabivugiye hazamukamo urubingo. Urubingo rurakura, umuyaga wajya uhuhamo, urubingo rukavuga Midasi afite amatwi y'indogobe, Midasi afite amatwi y'indogobe. Urumva nyine umugaragu ntabwo Midasi yari kumenya ko umugaragu ari wavuze iryo banga mu butaka hakamira urubingo. Ariko iyo story ikishaka kwirestratinga, ntushobora guhisha ubugoryi kuko bugera aho ngaho bukajya hagaragara. Rero uyu mwami we yanze kwirarira. Midasi yashatse kwirarira ngo ahishe amatwi y'indogobe, hanyuma urubingo rumushyira ku karubanda. Ariko uyu mwami w'Ininiwe we yarahagurutse, yambara ibigunira, yicara mu ivu, aratura. Buriya kwihana kwacu bisaba guca bugufi, ukemera ko wari umunyabyaha. Yewe njya mbona abantu benshi na hano birahaba, ntukaza ariko pastor ntukavuge ko wahoze uri umunyabyaha. Abaze iyo navutse ndi intungane, nari umunyabyaha wakabutinda ahubwo. Yewe nangaga gakiza, koraga n'ibindi byaha. Ariko abantu benshi iyo umaze kuba pastor uracidi ko nuri kanoni uhita uba intungane. Kakubwira ati ibyo bintu ntukabivuge, ca bugufi wemera ibyaha byawe. Hanyuma icya gatatu, iyo wamaze kwihana, uyu mwami yasabye abantu kureka ingeso zabo mbi. Aravuga ati muze twese twiyirize ubusa twihane, wenda Imana yatubabarira ntiturimbure, kandi abagira urugomo mu ruveho. Ubundi twihanira kureka, twihanira kureka. Ukabwira abantu ibintu mwabagamo mubireke, mubivemo. Bya bintu byo kwitwaza ngo ariko ngo urabizi ngo Satani arakomeye ngo bivemo. Va mu cyaha ugisezereho, niyo cyaba kiguteza igihombo. Hari indaya twigeze kubwira ahubwo zirabikora kenshi, si hano si rimwe si kabiri si gatatu. Ahubwo uze ko uyu mwuga ari wo wari untunze, ndawureka ntungwe n'iki. Ukagira ngo iyo nkubwiye ngo ihane, urihana ibisigaye ukabaza Imana ibizagutunga. Wibaza ngo jewe nakubwiye ngo ihane uve muri ibyo byaha, wimbaza ngo nimbireka se ngo bizagenda bite? Umuhungu afite umukobwa buzura, babana mu byaha. Kavuga ati rero niba ushaka umugisha w'Imana, va muri ibyo byaha. Dahera kenshi bikorwa n'abakobwa. Kavuga ati niba wakijijwe, uwo muhungu mureke uve mu byaha. Ati si ubwo ngubwo nimureka ati akandeka, sawa ni amahitamo. Mureke akureke ariko uve mu byaha. Kandi namwe mwicayemo hano harimo basanga bafite utwo tuntu twaha tw'inyamibwa, bashakiye ibisobanuro agakomeza agaturana nako. Hari abareba poruno bakayishakira ibisobanuro, hari abikinisha bakabishakira ibisobanuro, hari abasambana bakabishakira ibisobanuro, hari abiba bashebuja bakabishakira ibisobanuro. Imana ikakubwira ngo ya niba wihariye bivemo. Jewe nzakwihera uwawe mugisha utari igavu, ugavuri wagiye guhaha. Va mu byaha. Niba ari uwo muhungu mureke, nzagushakira uwawe mugabo. Ngo none se nimureka ngo abagabo babaye bakeya. Ariko babaye bake kuwa kangahe? Dore hano haba huzuye abahungu mbona ngo babuze abagore.
navugana n'abakobwa ngo abagabo babaye bake, ni bande babaye bake? Ni abahungu n'abakobwa? I don't know. Ariko uko byagenda kose va mu byaha. So ngira ngo ni amasomo tubona hano. Rero mbitondetse muri iyi nkuru ya Yona gatatu mvanamo amasomo agera kuri 5. Irya mbere, uyu mwami yizeye Imana, yaciye bugufi, yizera Imana, ahindukirira Imana n'abanyani niwe bose. Icya kabiri, yavuye ku ntebe y'ubwami aca bugufi, yambara ibigunira. Iryo ni isomo rya kabiri. Ushaka kwihana, ca bugufi, umeneke umutima. Irya gatatu ni niryo ngiryo, yerekanye umutima ubabajwe n'ibyaha bakora, umutima wihana. Na Dawidi yaravuga ati umutima umenetse, umutima ushenjaguritse ntabwo uzawirengagiza. Iryo ni isomo rya gatatu, sibyo? Isomo rya kane, yiyirije ubusa. Bivuga ngo yemeye ko icyaha cye cyari gikomeye. Ati Mana, ngiye kwiyiriza ubusa, n'ihene ziyiriza ubusa, n'intama ziyiriza ubusa, n'inka ziyiriza ubusa, n'abantu biyiriza ubusa, turebe ko Imana yatubabarira. Asaba imbabazi, aciye bugufi, sibyo? Rya gatanu, uva mu ngeso zawe ukazireka burundu ukazisezeraho, ugatangira ubuzima bushya. Niyo mpamvu batubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo wahinduka icyaremwe gishya. Ariko hari abantu bashaka kujya muri Kristo bagakomeza bakaba icyaremwe cya kera nka ya nzoka n'ikinyabwoya. Mujya mwumva mbabwiriye inkuru hano ngo kera ikinyabwoya n'incira byarabanaga, kandi byombi bifite ikintu bihuriraho, byombi abantu barabyanga. Ibinyabwoya abantu barabyanga kubera ko birababana, incira abantu barayanga kubera ko irarumana. Noneho bukeye ikinyabwoya kibwira incira kitari kureba, ndambiwe ubu buzima bwo guhora nkubitwa, bantera amabuye, bansyonyora. Kiragenda cyegera Imana. Urumva nacyo cyakoze iki? Cyegereye Imana. Kirangije cyemera yuko ari ikigome, ko kibaba abantu. Rero Mana, niwe wandema, undemana ya mahwa, mbaba abantu kandi baranyanga. Namba 2, gisaba guhinduka. Ndashaka kumpindurira, sinzongere kubabana. Namba 4, Imana ikiriza ubusa. Irakibwira ngo ndaguha akantu uzagende wifungiremo agakukuntu. Burya ibinyabwoya kijya muri kukuntu hakavamo ikinyugunyugu, cyo nibyo bita metamorphosis. Utwara aka gapamba wizingiremo, umara iminsi witekerezaho. Kiragenda kizingiramo, ariko kibanje kubwira incira kiravuga ati yewe bampaye kukuntu ngo ngende nizingiremo ndebe ikizavamo. Kizingiramo. Hanyuma ku munsi wa 21 hasohokamo ikinyugunyugu cyiza gifite amabara. Kiraguruka kabisa, kiragenda kinyura ku bana bati muze murebe akantu gasa neza, kinyura ku bagore bati muze murebe akantu gasa neza, gisubira mu mwobo kibwira incira kiti burya bya bintu birakora. I've changed, birakora. Aho nanyuze hose barimo baraza kundeba, barimo barampa amashyi, bamfitiye amatsiko. Incira kirebera yarashaho uri idiyo, urakagorye. N'inyoni se nazo zagukomeye amashyi. N'inyoni zakubwiye kuri mwiza, tiburi ugomba kujya umenya ubwenge. Abantu benshi rero nicyo gituma batihana, bashaka gukizwa mu bwenge, bakagira utuntu basiga inyuma ho. Hanyuma irakibwira ati ariko burya cyagiye wagendaga ibyo wavuze nanjye nabyumvise, ubu buzima ntabwo ari bwiza. Ariko reka nkwereke, tugomba kuba smart. Je naguza amavuta meza, unkube, ukube, usigiririze neza, undinganize. Abakunda badamu basigaye babikora, ukabona umudamu washaje ufite iminkanyari, bakamukubita fondasiyo bakaringaniza igishahuro neza. Wamureba ukagira ngo ni inkumi yaza gukaraba, ukabona ni umukecuru. Barayikubye, barayiringaniza neza, irameremeta, irasohoka nyine, iradefira. Igeze iyo umwana ati dore inzoka we, umugore ati dore inzoka, bahurura n'ibibando, bahurura n'amabuye. Irazibwira ikinyabwoya iti bari banyishe. Ntabwo atari bashaka nkubwire, nubwo ndagusize nkakunogerereza, uragenda nk'inzoka. Umutwe uracyari uw'inzoka, ingendo ni iy'inzoka, isura ni iy'inzoka, ntabwo uri icyaremwe gishya. Rero hari abantu bamwe bisigirije basigaho kadini, ariko bakigenda gutyo. Imana irashaka ngo tube ibyaremwe bishya. Amen. Hanyuma icyavuyemo tugiye kukireba. Icyo gice cya gatatu
cyarangiye batubwira ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. That's the way we go. Iyo niyo nzira ducamo. Imana yakureba ikavuga ati uriya muntu yari kabutindi, yari kagakushwa, none yari ihari, naramubabariye rwose, ndamushyiraho favor yanjye, uzajya mubona wese ajya avuga ati uriya vraiment, uriya ni kanaka. C'est pas possible. Uriya ni wa wundi twari tuzi, uriya ni wa mugabo wanywaga inzoga agaheza, uriya ni wa muhungu wasambanaga buri munsi, uriya ni wa mukobwa wari wa Imana ikavuga ngo yes, ni icyari mu gihe, ikaguha favor, ikaguha umugisha. Amen. Tugere rero kuri Yona igice cya 4, niho tugiye gusoreza iki gitabo cya Yona. Ni gatoya cyane, turagasoma umunota umwe, naho sinzi kuri bugereho, hanyuma munsubirize ibibazo bigera kuri 3 cyangwa 4, hanyuma dusoze igitabo cya Yona. Haravuga ngo are you ready? Yona yitwaye ate amaze kubona Imana yababariye abantu bininiwe? So yitwaye ate? Yabifasha ate? Iyo myitwarire y'Imana Yona yayifasha ate? Cyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, sesengura ikiganiro Yona yagiranye n'Imana, hanyuma ugereranye uko Imana ibonye n'abanyabyaha nuko Yona yababonaga. So urebe ikiganiro cy'Imana na Yona. Hanyuma ikibazo cya gatatu, Imana yakoze iki ngo yigishe Yona? Imana yakoze iki ngo yigishe Yona? Hanyuma ikibazo cya nyuma n'ubundi iteka ryose, ni ayahe masomo twakura muri iki gice? Reka nongere nshimangire icyo kibazo cya nyuma. Kubajya babwiriza ubutumwa twese, iyi komanteri ngiye gukora muyifate kandi mujye muyitaho. Buriya muri Bibiliya hari amagambo 3 iteka ryose muri Bibiliya batubwira tugomba kwitaho. Ijambo rya mbere ni ubwenge, sibyo? Yose uko ari 3 yitwa ubwenge, ariko iyo ushyize mu ndimi z'amahanga habanza icyo twita knowledge. Ubwenge, knowledge ishingira kuri information. So nk'ubu nidusoma Yona igice cya 4, turakuramo information uko Yona yitwaye, uko Imana yamubwiye, n'ibyo Imana yakoze. Iyo ni information, sibyo? Iyo ugarukiye aho ngaho, kandi abantu benshi niho bagarukira, iyi Bibiliya abantu benshi barayizi. Ushobora no gutangira inkuru ya Yona akakurusha kuyivuga, ariko ugasanga ntacyo yamwigishije. Kubera iki? Ntabwo byarenze niveau ya information ngo noneho bijye muri understanding, gusobanukirwa. Kandi nabyo ni ubwenge, gusobanukirwa, understanding. Kuvuga ngo ndabanza mbyumve, mbisome, information nyikuremo, nindangiza ngerageze kubyumva bishaka kuvuga iki. Iyo ni understanding. Icya gatatu, intambwe ya gatatu, ni ukubishyira mu bikorwa, nibyo bita wisdom, ni ubwenge. So ubwenge bwo mu ijambo ry'Imana bisaba ngo ijambo ry'Imana turyige. Nibyo Dawidi yanditse, cyangwa sinzi bavuga ko Zaburi 119 atari ya Dawidi, abandi bakavuga ko ari ye, abandi bakavuga ko ari ya Ezra, simbizi. Tuzababaza nitugera mu ijuru ko ntibabyanditseho. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Bivuga ngo nararifashe, ndishyira mu mutwe, ndarisunika riramanika rijya mu mutima, ndicundamo, ndaricugusa, umutima wanjye urarisya nk'uko igifu gisya ibiryo, hanyuma byinjira mu mitekerereze yanjye, mu myumvire yanjye, mu mikorere yanjye, bihinduka wisdom, bihinduka ubwenge, ijambo rishyizwe mu bikorwa. Muzareba ahantu hose Bibiliya ivuga ku ijambo, iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Iyo myitwarire yayikuye hehe? Ngo ijambo ry'Uwiteka niryo yishimira, ngo ijambo ry'Uwiteka niryo yibwira, meditate ku manywa na nijoro. Ngo uwo nguwo
ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ibibabi byacyo ntibyuma, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibyo azashaka gukora byose bizamubera byiza. Reka rero iteka ryose nitwiga Bibiliya mujye mutera izo ntambwe 3, sibyo? Ubanze wicara uvuge ngo ariko iri jambo ryinjiye muri jewe, information ndazifite, ese ryinjiye mu mutima wanjye nabitekerejeho numva uburyo bigaruka kuri jewe, ese nafashe icyemezo cyo kubishyira mu bikorwa, nahindutse. Naho ubundi muzagoma mumere nka yanzoka usange nyine urabizi, unabeshya abantu yuko uri umurokore kubizi, ariko nujya kwitwara witware nk'umupagani. So reka rero tujye kuri Yona ibice 4. Ikibazo cya mbere imyitwarire ya Yona, ikibazo cya kabiri ikiganiro cya Yona n'Imana, ikibazo cya gatatu cy'Imana yakoze kugira ngo imukosore, n'amasomo dukuramo. Ready? Muriteguye? Ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara. Niba iki bibabaje Yona? Wa murongo wa 10 twasomye, Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira zabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yagambiriye kubateza ntiyabibateza. Ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara, asenga Uwiteka ati, umva isengesho mwa, asenga Uwiteka ati, Uwiteka si icyo navugaga nkiri iwacu? Didn't I tell you? Nicyo cyatumye nshoka mpungira itarushishi, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka ndakwinginze unyice, kuko gupfa bindutiye kubaho. Muze kumbwira icyatumye Yona avuga gutya, unyice mveho kuko gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye ukoze neza. Nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba, abariho aca ingando, ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uzamera utese ko Imana yarangije kuwubabarira kandi yabikubwiye. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yarari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezerwa cyane. Bukeye ubwaho Imana itegeka inanda iryo urwo ruyuzi, bucya rwarabye. Maze izuba rivuye, Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba, izuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa, avuga ati, gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe n'uko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Umugabo yari muri depression ikomeye. Uwiteka aramubaza ati, ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijuru rimwe mu rindi rukuma. Jewe se sinari nkwiriye kubabazwa nini niwe, uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzove ebyiri basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi. End of the story. Inkuru irangirira ku kibazo. Ntabwo watubwira uko byagenze nyuma yaho. Icyakora turabizi. Buriya abize literature, imyandikire, iyo inkuru irangiye gutya ubuze uko byagenze. Ujya mubona nk'ikinamico ikaba, byageze inyuma bamaze gutahura uwahemutse, bamaze kugira gute, ukumva ikinanda kiravuze ngo iyi kinamico mwagezwagaho n'indamutsa. Batakubwiye ukuntu bamufashe bakamuhana bakamucapa, bakubwira ngo ibyo ngibyo nawe ubyitekerereze. Yona niwe yaranditse iyi nkuru, uko byarangiye nawe urakumva. Ndaza kumva niba mwabyumvise. Hagira uza dusubiriza ikibazo cya mbere, kibaza ngo Yona yitwaye ate amaze gutanga ubutumwa? Yabigenje ati? Munzanire ya mikrofone, sinzi aho bayishyize, hanyuma twumve uko abantu basubiza, dusesengure rwose Yona n'imyitwarire ye amaze gutanga ubutumwa. Uwa mbere we yangezeho uko tubikora murakuze. Yona yitwaye ate rwose, hanyuma wenda uhita unasesengura n'ikiganiro yagiranye n'Imana. Oyewe iki gice cya 4 ndagikunda cyane. Ngiye ni imagine Yona yicaye arimo kwitotomba abwira Imana.
we Mana ubundi nari mbizi wanduhirizaga iki? Yona yabyitwayemo ati hagira uze rwose uhita unadusesengurira ikiganiro cye n'Imana, kuko nubwo ari isengesho ryahindutse ikiganiro. Murakoze. Iyo n'uburyo yitwaye hano duhita tuvuga uko twitwa. Mazina nitwa Umutoniwase Pamela. Reka nkomeze. Yona yararakaye uko nyine twabibonye ku murongo wa mbere, byaramurakaje. Nkeka ko kino kiganiro icyamurakaje vuga ngo n'impamvu yatumye atavuga ubutumwa atavuga nk'uko Imana yaramutumye, yarabanjije kurakara. Yari azi Imana ko igira imbabazi, ari Imana y'inyempuhwe, amenya ko itari burimbure Ninewi, ahubwo iri busevinga ubuzima bwabo. Ari niyo mpamvu yatumye Yona ahungira i Tarushishi. Bivuga ngo biriya byose abikoraga yaramaze kumenya Imana. Byaramurakaje rero kubera ko yagezeho n'ubundi Imana kugira ngo imwice yari yahunze ikamurokora, avuga ngo n'ubundi Imana muri make ahita arakara Imana, uko bya bindi n'ubundi yakekaga ko biri bubeho ibyo byabayeho. Buhagazeho gato nk'umuntu w'umuvugabutumwa, dusesengurire iyi myitwarire ya Yona koko. Umuvugabutumwa yavuze ubutumwa revival i breaking out, umujyi wose urapfuka muri hano. Hari igihe nibaza ariko Mana ko twebwe tutanabirwanya, kuki udakora rwose ngo tubwirize ubutumwa mbone mu rusengero abantu bose barimo kurira, abantu bakakubita hasi bakihana, noneho ukababara. Gerageza kudusesengurira Yona rwose, unarebe n'ikiganiro cyagiranye n'Imana, abandi baze bagufashe dusesengure Yona. Ni iki kitagendaga muri Yona? Hari harimo ikihe kibazo? Yari afite ishyari. Yari afite ishyari? Igihe kize kandi ari wari wagize success. Ari ukuntu wenda reka mbishye mu buzima busanzwe, hari igihe ushobora kumva n'urugero wenda ni kamvuge ushaka nko kubaka ikintu, ukamenya ko wenda uwo muntu ashobora kuzatera imbere. None kwe azatera imbere, wenda ashobora gutera imbere bakakurusha, ukavuga nanone se kumva urashaka kumushyigikira, ariko watekereza ikizavamo bigatuma wanga kumufasha kubera kuri gutekereza ikizavamo nyuma ashobora kukurusha nk'ubwo buryo. Ukanga kumufasha ngo atazakurusha mbese. Yego. Kumva mbese ahubwo wamusengera agahomba. Bibaho. Reka twumve undi muntu. Hagira undi uzakomerezaho Umutoniwase yarageze Pamela. Ndacyategereje, ntimugatinde hano, ubu tuba turi kuri international yewe, abantu nabona hanze baba tureba uragira ngo bazagire ngo muri abaswa, musimbuke. Reka twumve uyu musore wanze twibwire. Murakoze, nitwa Ishimwe Honore. Ishimwe Honore. Ishimwe Honore. Imyitwarire ya Yona nyuma yo kubwiriza Ninewi, ikintu kigaragara, Yona yarazi Imana, azi imiterere yayo no mu buryo bwagutse. Hanyuma we nubwo Imana yari yaramuhamagaye ngo imukoreshe, ariko ntiyari yarafashe umwanya wo guhinduka kugira ngo afate akamero k'Imana mu buryo Imana ibona ibintu. Hari ahantu Pawulo yavuze ngo dufite gutekereza nk'ukwa Kristo. Imitekerereze Yona ntabwo yari yarahindutse ku rwego ashobora kumva ibintu nk'uko Imana ibibona. Yes, Imana yaramukoreshaga ayizi, ariko akumva kuri urwo rugendo rwo guhinduka kugira ngo ase n'Imana biramugora. Aribyo byatumye n'ubundi yumva babajwe n'imiterere y'Imana. We yumvaga yari afite imitekerereze ikiri muri kamere, niba ariko navuga. Ese iyo kamere yaterwaga n'iki?
urumva iyo kamere yaraterwaga n'iki? nk'uko twasomye imbere n'amateka yari abafiteho ko bari baramubabaje, imiryango yabo barayigiriye nabi, akumva nawe byari bikwiye kuko nabo bakwiye gucirwa urwo rubanza, Imana wenda ikamuhorera bakaba nabo bamera nk'uko nabo bari barabagenje. Hanyuma yanga kubabarira, niba ariko navuga, yumvaga atababarira, akumva bakwiye igihano gikwiye ibyo bakoze. Ni nko kuvuga yenda ngo ijisho rihorwe irindi, muri ubwo buryo niko mbitekereza. Reka twumve undi ngo turaza kubihuza. Sashimwe. Nitwa Rutabingwa Theogene. Hari umurongo wo mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 5 uvuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ntekereje kuri iyi nkuru ya Yona, nsanga atari yagahindutse muri we, nubwo yari umukozi w'Imana, nubwo Imana yamukoreshaga, ariko muri we ntago yari yakagize guhinduka, nta mutima w'imbabazi yari afite muri we. Muri makeya urebye ukuntu yasubije Imana n'uburakari yari afite, avuga ati icyampa ahubwo nkanapfa, kuko ndabizi neza yuko Imana igira imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Aravuga ati nari mbizi neza yuko n'ubundi uri babarire, niyo mpamvu nashotse ni mpungira itarushishe, kugira ngo nyine uyu murwa utaza kugirirwa imbabazi. Muri makeya ashobora kuba yari afite ibikomere byamuteraga gutuma atumva yagira imbabazi aba bantu, akumva muri we nta mpamvu z'uko aba bantu bakizwa. Hanyuma nyuma yaho abonye Imana itagize ikintu ikora, yumva biramubabaje. Bimubabaje ahita yumva nyine n'ubundi ni ibisanzwe by'Imana, ariko mu kigaragara cyo nuko ntago yari yagahindutse mu mutima we ngo yumve agize umutima nk'uko mu Bafilipi habitubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ngo uwo nubwo yari afite akamero k'Imana, ntiyatekereje guhana n'Imana yikora ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, ndetse ntiyatinya no gupfa urupfu rw'isoni rwo ku musaraba. Isomo rero ngiye nakuyemo yuko tumaje kumenya Imana dukwiriye guhinduka rwose, tukagira imitima mishya, kugira ngo tubashe kugendera mu bushake bw'Imana no kumenya ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Kuko niba turi abakozi b'Imana tukwiriye guhagarara imbere y'Imana tubabwiriza, tuba tuzi neza yuko wenda niba hari ibintu turimo kubwiriza ngo abantu bahinduke, bareke bave mu ngeso zabo mbi, koko ibyo bintu bikwiriye kuba ariko bimeze. Hanyuma twabona banahindukiye bavuye mu ngeso zabo mbi, tukumva dufite ibyishimo yuko hari iminyago twagize gute twagabanya. Uyu muntu rero ntekereza yuko yo nawe ibyo kugabana iminyago, byo kuvuga ngo iki, ntabyo yari afite. Kandi tuzi neza yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abahinduriye Yesu, abahinduriye benshi ku gakiza, mu bwami bw'Imana bazaka nk'inyenyeri. Icyo nacyo rero tukwiriye kugitekerezaho nk'abakozi b'Imana. Murakoze, Imana ibamugisha. Umaze guhindura bangahe? Cyarimo kubikora ntago wewe wasitubwira abo ushobora kubuze. Ntago namenye umubare. Abantu biroroshye cyane kuvuga kuri Yona utarashakaga iminyago, kandi natwe twicaye ntayo twashatse. Reka twumve undi. Umuntu umva rwose hari ikintu kimukirigita kuri iki kiganiro cya Yona n'Imana, hanyuma tujye ku by'Imana yamukoze, ko Imana yamukubise akantu, iramukosora burundu, ikuramo isomo. Nicyo ugiye gusubiza? Icyambere ndashaka gukora comment ku cyambere. Komeza. Nitwa Obed. Rero iki kintu cya Yona ni ikintu gikomeye. Ngewe ntago nje gutera amabuye Yona, ahubwo mu by'ukuri ubirebeye mu bintu bisanzwe, impamvu Yona yari afite yarafatikaga. kubera ko
turabizi neza ko uyu wari umujyi wa Asiriya kandi bari abanzi ba Isiraheli, bafitanye amateka atari meza cyane. rero kutemera ko Imana ibakiza ntibarimbuke rwose, ntekereza ko Yona yari ari mukuri. Cya kabiri, Yona nuko yumvaga Imana ikwiriye, niyo justice. Narimo mbitekereza hariya, natwe abanyarwanda dufite ayo mateka. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ari igihe dushaka kubivuga gutya, ariko wicaye mu ntebe ya Yona wambaye umwambaro wa Yona wabyumva. Natekereje ikintu gikomeye. Ubu abantu bakoze genocide bari bafunze, turabizi ko hahozeho igihano cyo kwicwa, cyo gupfa. Hari igihe cyageze icyo gihano kivaho. Ntekereza ko hari abantu byababaje kubera ko bari bategereje kubona abanzi babo ababahemukiye bicwa, kandi ntekereza ko bari abavugabutumwa, sinzi n'umwe ariko ndumva bari bahari, bari bategereje ko babona abantu babo, abantu babagiriye nabi bicwa. Rero Yona rwose yari afite impamvu ifatika, nubwo Imana yo ikora bitandukanye n'abantu, ariko yari ategereje kubona umurwa urimbuka, yari ategereje kubona justice. Natwe nk'uko byagenda, natwe mu Rwanda byarabaye, bishobora kuba hagati y'umuntu n'undi, umuntu yaraguhemukiye ugategereza kubona agwa, ugategereza kubona abaho nabi. Ndetse mu bubwiriza ukaba wica mpagaze hano bedi mbwiriza, ariko ndimo mvuga ngo rwose Atanazi mubo mbwiriza ntarimo, icyampa ahubwo akazarimbuka nk'abandi, kandi ndi ku gatuti mbwiriza, mubo mbwiriza we akaba atarimo. Rero bibaho ubwo ibyo byose twaza kureba uburyo Imana itandukanye n'ibyo Yona yatekerezaga, ariko uko yiyumvaga n'amateka akurura, nk'uko twese hano twicaye hari bamwe bameze uko, nta kidasanzwe kuri we. Bitangiye gususuruka. Witwa Nadine cyangwa wahinduye izina? Nitwa Nadine. Nanjye nje kuvuga uko nabyumvise. Icya mbere nabonye cyababaje Yona, bwa mbere mu gice ngira ngo kibanza, yari yajyanye ubutumwa ariko ntiyabuvuga bwose. We yababwiye ko hasigaye iminsi 40 bakarimbuka, ntiyababwiriza ibyo kwihana. Yumva ko ubwo birangiye nta kundi kuntu bazigera bamenya ko kwihana kubaho, ategereza ko bazarimbuka ubutumwa yavuze bugasohora. Hanyuma rero Imana kuko idukunda igakunda ababi n'abeza, yohereza Mwuka Wera yemeza imitima y'aba banyabyaha barihana. Bamaze kwihana, Yona we yari azi ko yasize arangije ko bagomba kurimbuka kandi babyiteguye. Bamaze kwihana rero Yona biramubabaza cyane. Cya mbere mbona cyamubabaje, yababajwe nuko ibyo yahanuye atari byo bisohoye. Yibaza mu mutima we, ararakara nyine kuko yumvaga ko abo banyabyaha bagomba kurimbuka bagapfa kubw'uburakari we yari afite. Cya mbere yari yabanje kujya kwanga kubabwiriza, ajyayo n'ubundi kuko yavuye mu nda y'urufi, apfa kugenda nyine kuko ari Imana nta kindi yakora. Hanyuma rero abonye bakize biramubabaza, bituma yumva arakariye Imana cyane. Katwumva undi. Mfite hano abantu 2 3. Yes ashimwe. Nitwa Kazubwenge James. Kanone ibya Yona byo birancanga. Yona ajye mubonamo umuntu nkatwe cyane, kubera ko akenshi Imana iravuga ngo bamvugisha iminwa yabo ngo ariko imitima ikamba kure. Yona yo urebye muri cya gice cyabanje cya kabiri, ngira ngo cyane cya mbere, uburyo yatakiye Uwiteka, wavuga utuye umuntu yarihannye mu by'ukuri, yafashe inzira yo gukomeza kugendera imbere y'Imana uko bikwiye. Ariko yuje ukareba hano Imana yongera kumutuma, yagaragaje cukara y'umuntu uvuga Imana ariko mu mutima atari ko bimeze. Yarahagurutse aragenda,
yatakiye imana muri biriya bice bya mbere, imana yumva. Ni kenshi natwe iyo turi mu bibazo, ndavuga ubwo ni umuntu nkatwe, iyo turi mu bibazo y'abantu, hari n'amasezerano menshi tuvuga, ugahiga imihigo myinshi, wabivamo imana yakugirira neza, ukavuga uti imana ibi ndarusimbutse bisigaye. So gendeba nka Yona muri iki gice cya 4 dusomye, yemeye kugenda, ariko mu by'ukuri mu mutima ntabwo yari yarahindutse nyakuri, n'ukuntu yari yaratakiye imana ikamugirira neza, ntabwo byamuhaye isomo ngo mu by'ukuri aho mvuye reka ngende nk'uko imana insaba kugenda nkora ibyo kuntu. Ikindi cya kabiri mbona kuri Yona, ariko nimunera amabuye, mufata nk'abapasiteri bamwe bashatse nyine amarongo mu gukorera imana, uhagarara akabwira akizeza abantu, navuge nyakuri bitanga bambe kuva mu byaha, ahubwo agashaka gukomeza kubwira abantu, kubera njye niko mbyumva. Kuko kera twe tukijya mu byumba no mu nsengero zitandukanye, iyo ugikizwa uba ufite ishyaka n'inyota ryo gushaka imirimo myinshi, noneho umupasitori imwe mwabanaga agakomeza kuguhanurira, agashaka kugufata amateka kugira ngo utamucika. Noneho uko imana igenda guhishurira kugira ngo ukure no mu gakiza, wamucika akababara cyane. Ndibuka rimwe umuntu imwe yigeze kumbwira, arambwira ati kandi ati bari abantu ugiyemo n'abapagani, ariko byari uburyo bwo kugira ngo angumane amateka. Njye mbona nka Yona mu by'ukuri nubwo yari yarakiriye Kristo, ariko ntabwo yari yifurizaga bari abantu, yari yarigeze agira igihe cyo kubabarira ngo avuga ati aba bantu uko byagenda uko ariko kose nabaye icyaremwe gishya, reka mbabarire nanjye mbahamagarire kujya imbere y'Imana, bave mu byaha, ahari aho wenda Imana ibababarire nabo bagire. Hanyuma icyanyuma simbizi, wenda uraza kutubwira, muri iki gice twasomye Imana yarambwiye Yona ngo genda ubwira. Yona yaragiye arabivuga, yajyaga kongeraho iki? Ku Mwuka Wera ntekereza w'Imana ariwe wagiye ukabwira bari abantu ko ari bafiteho umugambi. Uyu urebye ukuntu Imana yakomeje gutuma Yona akomeza kunyura akanyura, ariko ikongera ikamutuma, no kuvuga ngo yari ifite umugambi kuri bari abantu. We yaragiye aravuga, kandi koko urasoma ngo mu gice cya 3 baravuga ngo wari umurwa munini wasabaga ko agenda iminsi 3, yarayigenze kandi koko avuga ubutumwa, kandi avuga iby'Imana yamubwiye ko mu minsi rwose yaragira. Wendaga ngo yongereho iki? Murakoze. Reka twumve abandi babiri, hanyuma tugane ku gukuramo amasomo, kugira ngo Yona rwose turimo turamuhindukiza, tumugaragure, tushyire munsi ya mikorosikope, tumwitegereze. Urumva bamwe baramudefanda, abandi bakavuga ati ariko buriya Yona nyine yarafitemo ka problème. Yego madame. Murakoze, nitwa Penina Rutayisire. Yewe ni madamu wanjye batamuzi ubwo. Muri iki gice cya 4 kuri Yona nabonye ibintu bibiri. Kimwe ni umuzusharira. Umuzusharira mu Baheburayo 12 umurongo wa 15 baratubwira ngo twirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Icya kabiri nabonye ni icyaha kitwizingiraho vuba. Nkaba ngiye kubivuga muri ubu buryo. Kuri yo nawe nabonye umuzi usharira, kuko iyo umuntu yaguhemukiye cyane umera uriya muzi usharira, kandi kubabarira bikavuna, ko kubabarira ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari igihe abanyamahanga, abazungu usanga bavuga sorry byoroshye ukagira ngo biroroshye, ariko umuntu wakubabaje cyane akagukomeretsa cyane, kumubabarira n'ikiguzi. Rero aha yananiwe gutanga icyo kiguzi, umuzi usharira we wari wamubujije. Ngira ngo babivuzeho cyane, sinshaka kubitindaho kubera umwanya. Ariko icya kabiri ni icyaha kizingira ku muntu vuba. Aha ndabaha ubuhamya bugufi. Kera ndi muto, iwacu hakundaga kuba ibiterane bya revival, ko twakuriye mu muryango aba revivalist cyangwa se abantu banyuze mu bihe by'ububyutse. Noneho hakaba ibiterane byinshi. Haza kuza rero umukozi w'Imana wavuye Uganda, yari umukozi w'Imana cyane, akavuga ubutumwa abantu bakihana. Uwo munsi hari hanye abantu benshi, yavuze ubutumwa umunsi wose.
cya cyaha rero kitwizingiraho vuba. Nimugoroba abantu batashye arushye, murumva umuntu wiri wavuga ubutumwa asanga ntabwo turahisha, twari abana bato ariko twari mu mirimo yo guteka no kwakira abakozi b'Imana bari mu murimo w'ivugabutumwa. Murabizi mu biterane bya kera uko byagendaga. Hanyuma rero 2:00 ziragera tutarahisha ngo tugabure, hanyuma aho duhisha nyuma ya 2:00. Abwira abo bari kumwe ngo n'iwanjye barabizi, ntago nyuma ya 2:00 nshobora kurya. Ajya kuryama. Hanyuma rero mu gitondo abarokore b'icyo gihe bari abana beza bashyiranaga mu mucyo, barabyuka baramubwira bati rero ugomba kujya mu mucyo. Baramubwira bati ugomba kwihana. Gute waraye ubusa kandi hari ibiryo, ukavuga ngo n'iwawe barabizi? Uwo mugore wawe yaragowe, baramwihanisha. Hanyuma Imana ishimwe ku bwa Kristo, kuko yarihannye kandi yemera no kujya gusaba imbabazi umugore we. Icyo ni cya cyaha kitwizingiraho vuba, gishobora gutuma ubutumwa watanze ubusenyesha kamere ishobora gutuma ubutumwa watanze, ubuhamya watangaga ahantu hose bushobora gusenyuka kubera kamere yawe. Wagera mu biro uti n'iwanjye barabizi, cyangwa se waba uri n'ahandi ugasanga uzamuye ya kamere ya yindi n'iwawe wazi cyangwa n'abandi bazi. Icyo rero gishobora gutuma natwe bitwicira ubuhamya, bikanatuma n'Imana yaturakarira. Imana idufashe. Enda Janvier niwe ngiye gusorezaho mu gusesengura Yona, hanyuma dukuremo amasomo. Ariko nta muntu uratubwira icyo Imana yamukoze kugira ngo imukosore. Yesu ashimwe. Ntabwo mvuga byinshi, byose babivuze urebye. Ngaho subiza icyo ngicyo. Ahubwo ndagira ngo nkureho ntanye comment ntoya cyane. Hari igihe nk'abakristo natwe nk'abantu bamenye Imana tutagira kubaza, kubera yuko tuzi yuko Uwiteka ari umujyanama wacu, ariko rimwe na rimwe tubona information ntitubaza Imana icyo tugomba gukora. Kuko ikigaragara Yona yarazi Imana, yarazi ukuntu iteye, ariko Imana yamubwiye ibyo ajya gukora, ariko ntiyayibaza. Ntabwo yigeze rwose agira ubushake bwo kwibaza, kandi yarazi uko iteye. Iyo abaza rero what next, kuko yaramubwiye ngo ajye kuvuga ubutumwa yagombaga kuvuga, yagombaga kumenya papasi y'ubutumwa, si ubutumwa ngiye kuvuga ubundi biragenda bite. Wanakitubwiyeho buriya kare, igisubizo usa naho wagitanze, uvuga yuko rimwe na rimwe umuntu abona information, yamara kubona information ntagire ikintu bita understanding, wakagenda gusa. Urabona nk'umusirikare mukuru, ubundi buriya abasirikari ni n'ikitegererezo cyiza. Hari abantu bashyira mu bikorwa batazi papasi, cyangwa se badafite impamvu y'icyo kintu bagiye gushyira mu bikorwa. Umuntu akaba yakubwira ati genda mumbabarire gutanga urwo rugero, ntabwo ndarwumva ariko mumbabarire kurutanga. Akaba yakubwira ngo genda uhagarare hariya, umuntu wese uri bubone umurase kabisa. Uri murabyumva? Umusirikare mutoya we ushobora kumubwira gutyo, yabona nk'umuntu ntavugane nawe, ntagire gutewa agashyira mu bikorwa gusa. Ariko hakaba haza umuntu utagombaga kwicwa, nawe akagenda muri abo kandi atagombaga kwicwa. Kubera iki? Nta makuru afite. Ariko uwamutumye we afite amakuru, yarazi ko umuntu uri buce hariya ari runaka na runaka na runaka, ariko noneho haciye utagombaga gupfa kandi nawe agendeyemo. Rero ntekereza yuko rimwe na rimwe tugomba kugira understanding. Noneho rero twagira understanding, kugira understanding ni ikintu kuvugana n'Umwuka Wera akagusobanurira ibyo umaze gusoma kugira ngo ubyumve. Noneho rero wamara kubyumva, mu byo wumvishije ukareba uko ushyira mu bikorwa. Gushyira mu bikorwa rero
nicyo ngicyo nashatse kuvuga. Buriya Uwiteka we byose yari abizi, ariko kugira ngo nanarangize kaza ubwenge yabivuzeho neza, abavuga butumwa mu by'ukuri ntabwo wajya kuvuga ubutumwa ahantu udafite objective cyangwa se udafite purpose. Niba uvuze ubutumwa indaya zigakizwa n'urugero, wakagombye kumenya icyo uzibwira. Ntabwo wazirika ngo zakijwe kuko ntibarabimenya, kugira ngo nyine bazagire iyo wisdom. Ariko iyo ndayi yize ntigire understanding, ikumva information gusa, byanze bikunze birahagararira aho ngaho, biramera nk'uko nyine, kuko nta kizakurikiraho. Niyo mpamvu rwa rugero waduhaye, inda imwe yavuze iti se ndatungwa n'iki, ndabigenza gute, kubera iki? Ntabwo neza yumvishije, noneho ngo cya kintu yumvishije ashyire mu bwenge amenye kizamutunga. Murakoze cyane, sinzi niba nsobanuye neza. Yego, buri muntu afite opinion kuri ibi bintu. Reka twumve Mike, nizere ko unasubiza na cya kibazo cya nyuma, hanyuma tugakuramo amasomo tukagana ku musozo. Murakoze cyane, nitwa Michael Mugisha. Ntago ndi bugaruke kuri kiriya kibazo turangije, byose tukigarutseho cyane, ariko wenda akantu gato nagarukaho gato, nubwo ntari mbivuze ariko ndabona mbigarutseho. Mu by'ukuri twabyibajeho no mu cyumweru gishize, wari kwibaza uti Yona wenda ntago yari azi ubutumwa bwo kuvuga, ariko iki gice cya kane kiratwereka ko yari azi neza ubutumwa yagombaga kuvuga. Yasobanuye n'Imana ati nari mbizi kuri Imana rwose igira neza, ifite kugira neza kwinshi, igira imbabazi, itinda kurakara. Mbese yari azi ko navuga ubutumwa burimo kuburira abantu no kubabwira kwihana, byanze bikunze bari kwihana. Ariko icyo nshaka kugarukaho umwanya noneho ni kiriya kiganiro cyangwa se kuriya kuntu Imana yamwigishije. Imana iraje aho yicaye ku zuba, ihamejeje uruyuzi, kubera ko yarishwe n'izuba, noneho uruyuzi ruraje ruramukingiye, ntiyagira ikibazo. Ngira ngo twasomye ngo aranabinezererwa cyane. Hanyuma ngo bukeye, reka wenda nsome mu magambo uko ijambo ry'Imana byanditse kugira ngo ntavuga amagambo yanjye, ariko uvuga ngo Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yari ari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezererwa cyane. Bukeye bwaho Imana itegeka inanda irya urwo ruyuzi, bucya rwarabye. Maze izuba rivuye, Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba, izuba ryica Yona ku mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa. Aravuga ati gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje, uruyuzi rwameze ijoro rimwe ku rundi rukuma. Njye sinari nkwiye kubabazwa n'Ininevu uwo murwa. Ikintu nizemo hano gikomeye, urebye uru ruyuzi ni Imana yaruteye hariya ahantu Yona yari ari, kandi rumubera igisubizo, rumurinda rya zuba. Ariko nanone irongera imwereka ko uru ruyuzi hari ikintu cyarujemo, kirarurya, kirarumunga, rurapfa. Icyari igisubizo kuri Yona gihinduka ikibazo, yicwa n'izuba. Nabigereranyije ngira ngo nk'icyo yashaka kumwigisha, bambwira ati aba bantu nateye iruhande rwawe bari kukubera igisubizo, ariko kubera umuzi w'icyaha winjiye muri bo ukabamunga, abari kukubera igisubizo bakubereye ikibazo. None niba wowe ubona uru ruyuzi rwakuberaga igisubizo rupfuye, njyewe how much more ashobora kubabazwa n'abari abantu bishwe n'ibyaha, abari kubera igisubizo kakubera ikibazo. Ikintu gikomeye nizemo, isomo rikomeye nizemo nuko rimwe na rimwe uyu mujinya twavuze n'abandi babivuzeho ushobora guterwa wenda n'uwo muzi wo gusharira n'ibikomere.
wongeye ugatekereza ko gukizwa no guhinduka k'uyu muntu uburyo ashobora kuba igisubizo nubwo atanaguteza ibibazo gusa nabyo ubwabyo ni igisubizo cy'ibibazo duhura nabyo muri sosiyete, byatubera impamvu ikomeye yo kuvuga ubutumwa. Hanyuma ikindi nizemo ni uko aba bantu nyine Imana koko yari ibabajwe nabo, kuko yabonaga umusaruro cyangwa se ikintu gikomeye yari yarabaremeye ntibashobora kukigeraho kubera ko bari baramunzwe nyine n'uyu muzi witwa icyaha, ari nacyo gisubizo Imana yagombaga kubahereza inyuze muri Yona. Ngira ngo turebye akenshi ku musaruro ushobora kuva mu kwihana kw'abantu no guhinduka kwabo, bishobora kutubera imbaraga zo gukizwa, zo kubabwiriza ubutumwa. Murakoze cyane. Amen. Umuntu wese ufite icyo ashaka kuvuga aza hano, ntabwo amanika ikiganza. Nge mbonyemo amasomo abiri. Twinjiye mu masomo. Kuko nicyo kibazo cyanyu amasomo. Isomo rya mbere riri kuri uriya muzi usharira, nahoze ntekereza kuri Ewunde Dihila, umuntu wakomeretse kandi ari n'umuvuzi. Mpita ntekereza abapasiteri bakomereka n'abandi bakozi b'Imana bakomereka kandi bashinzwe no kuvura abandi, akaba yahagarara imbere y'iteraniro nk'iri, aho kugira ngo ababwire ibibahumuriza akababwira ibiri mu mutima we, bikomere bye. Hanyuma mpita binjyana ku musaraba wa Yesu, nsanga kuri uriya musaraba Yesu yishyizeho intimba zacu, yishyiraho bya bikomere byacu, aratwomora kugira ngo tubashe komora abandi. Niyo mpamvu wa muvuzi wakomeretse mbere yo kujya kuvura abandi akwiye kubijyana ku musaraba wa Yesu, akabanza agakira kugira ngo ataza kubapakira bya bikomere bye arimo kubavura. Nibyo Yona yakoze. Irindi somo rya kabiri nanone riku mbabazi z'Imana. Natekereje ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba hari verise twize twese tukanayifata kuva turi muri Sunday School n'iryo jambo, ariko rirakomeye. Kandi nanone ijambo ry'Imana reka tubwira ngo amaraso ya Yesu ngo atwezaho ibyaha byose. Iryo somo iyo Yona aba yararimenye yari kumenya ko ari Imana, ariko yaranabimenye kuko yaranabivuze, unari nkuzi, yarazi ko ari Imana ibabarira, yarabizi, ariko ibikomere bye ntibyatuma arenga aho ngaho ngo bigere mu mutima amenye ko ya Mana y'inyembabazi y'umuntu ahindukiye akihana irababarira. Ariko ni isomo ryiza ku muntu waba yumva yihebye, yumva yarakoze ibyaha by'indengakamere, yumva atizeye imbabazi z'Imana, yongere yibuke ko hari Imana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi ko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose nta na kimwe aretse. Numva ari isomo ryiza ryahumuriza umuntu, nk'uko Imana yababariye ab'ininiwe nawe ishobora kukubabarira. Imana iguhe umugisha. Komeza uze kugira ngo barimwe babiri ndangirizaho. Uvuga izina ryawe hanyuma nurangiza tubwire. Murakoze, nitwa Ishimwe. Ishimwe? Ishimwe Ernest. Ishimwe Ernest. Ernest. Ngewe mbere ko mvuga icyo nakuyemo, nahoze nibaza ese Yona yarakijijwe? Kubera iyo umuntu akijijwe, kimwe mu bintu bimuranga nuko nyine adashobora guceceka ino nkuru y'umunezero w'agakiza ka Kristo. Mbo ubwabyo kuba yaramodifyinze message, apana kumodifyinga, kuba ataravuze the main message ko abantu ari abanyabyaha bakwiriye kwihana bakizera bagahindukira Kristo, ahubwo akababwira ko ari abanyabyaha gusa, akamisinga point ko bakwiriye nyine kwizera bakihana bagakora repentance bagahindukira Kristo. Nabyo nyine nabigizeho ikibazo, se Yona yarakijijwe? Ariko ku murongo hano wa kabiri akivuga nyine kuri zino mbaraga z'Imana n'ukuntu Imana itinda kurakara n'iki, naje kubona ko Yona yarakijijwe.
kuko nyine izi main character z'Imana kuba ubwabyo yari azizi nyine ntago yazimenya ari umupagani. Okay, ntago mbizi neza ubwo wenda munatubwira. ushobora kuba umupagani uzizi. ukomeza urangize. nahoze nibajije ese nk'abakristo tuzi ko umuntu wakijijwe, nanjye hari character nibonyeho Yona yari afite. Nk'umuntu wakijijwe tuzi neza ko ntabwo nyine uhita uba hori ngo ube nk'uko Kristo yari ari. Dukizwa umujinya w'Imana tugatangira urugendo rwo gupfa ku byaha, gukizwa ibyaha. None nk'abavugabutumwa tutarabona glorification ya Kristo mu kubwiriza ubutumwa bwiza, hari ibintu natwe tutarareka kandi tugistrugglingana nabyo umunsi ku munsi mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Ninjya kubwira abantu, okay, hari umushuti wanjye umwe yiga muri Europe, mu gihugu kimwe cyo muri Europe, bafite imico iyo bari kudetingana n'umuntu bashobora kubana at the same room, kandi n'abakristo byarabafashe bagakora sex before marriage, kandi tuzi ko icyari icyaha. None nk'umuntu uri gustrugglingana n'iyo issue yo kureka ibyo bintu akabaho ku bwa Kristo, ese najya kubwiriza ibyo bintu azatinyuka? Okay, azashira amanga bivuge nk'uko biri, kandi nawe akiri ku struggling-ana n'icyo kintu. Wazaba struggling-ana n'icyo cyangwa ubwo kiba cyaramuganje? Okay, cyaramuganje nibyo birumvikana, ariko nyine ababajwe nabyo. Oya, ntabwo bimubabaje, bimubaza aba yarabivuyemo. Reka ngana ku musozi. Okay, ikibazo mfite umuntu yibereye mu byaha ngo ababajwe nabyo, ababazwa n'iki? Yego, ikibazo mfite nyine kiri main, tuzi neza ko nyine urugendo rwo gusa na Kristo ni urugendo rutoroshye. Dukurikije wenda ino illustration ya Yona, nuko nyine okay, tugomba kuvuga ubutumwa nk'uko buri, ariko nanone tutirengagije ko turacyari mu rugendo rwo kwezwa. Ese kuri bya bindi tutarareka, bya bindi tukiri kurwana nabyo nk'abakristo, ese tuzitwara gute kugira ngo mu kubwiriza ubutumwa bwiza bitazaba inkomyi cyane, ariko nanone dufokasinga kuri the main message ya Great Commission? Murakoze. Reka mbanze ngusubize mbere yuko Françoise uyu nguyu wewe umanutse. Ikintu cya mbere twabonye mu gice nako twanabonye n'uyu munsi twagisubiyemo cya gatatu, kwihana. Ibyo umaze kuvuga exactly ni exemplification, ni urugero rwiza rw'imico mibi abantu bagira. Habura turumva nyine ati umuco tubamo rero hano, ati umuhungu yakundana n'umukobwa, ati baribanira, ati nyine ni kumuco meze. Uravuga ngo barimo gustruglinga nabyo, nta cya struglinga nacyo. Abantu bininiwe barabanje bemera ko ibyo barimo byari bibi, baca bugufi barabireka. Kwihana ni ukureka. Ntabya urakubita ugakubita ibyaha bitoya n'ibinini, sibyo? Hari abanyarwanda bacaga umugani ngo umuntu yakubita imbeba ntubabarira n'izihaka. Urakubita ugakubita imbeba n'ihaka ukayikubita, kuko uba ugomba kuzikuraho zose. Rero ibyaha byo kubibabarira uti ariko twavuga main message, ariko hariya bikakugora kuvuga kuri ibyo ngibyo kandi nawe bibamo already, ubwo buhamya bwawe bwapfuye. Mbere yo kubwira abandi banza nawe uve mu byaha, kuko ni nabyo Paulo yanditse mu Roma, aravuga ngo urabwiriza abandi kandi nawe bya bindi ubabwira ukababwira ngo ntukibe, ngo ntugasambane kandi nawe usambana. Ubwo se wabyigisha ute nyine? Icyo nicyo kibazo. Reka twumve Françoise ende. Murakoze, nitwa Françoise. Ngewe ubuzima wihanganye wanza arangize. Ngewe ubuzima bwa Yona yaciyemo nabugereranya ko atari yaramenye Imana neza. Imana yaramutumye ariko ntiyashaka kugenda wese, no kugira ngo mu gice cya mbere yarabanje arastruglinga, abonye bimucanze aremera asaba Imana imbabazi imusohora mu rufi. Ariko ubwa kabiri yongeye kumutuma, bishoboke ko yagiye atagiye, aravuga, akivuga iby'Imana yamutumye barahinduka, kubera umujinya yari afitiye abantu binenewe arababara. Ubuzima bwa Yona rero twabugeranya n'ubw'umuntu
uri mu byaha ko njyewe murabizi ubuhamya bwanjye nabuciyemo ariko imana ntabwo ijya itwirengagiza niyo turi mu byaha niyo mpamvu nubwo yababaye uwiteka atamuretse ikamuremera uruyuzi rukamutwikira kugira ngo umutima we ibone ko yawusatura akabona kuva mu byaha akomeza kwinangira yishimira umunezero imana imuhaye ni byinshi imana ijya idukorera tukibagirwa ko nubwo ibudukorera ifite iki dushakaho inyuma kugira ngo byibuza irebe ko twazahinduka iyo ukomeje kwinangira rero ni uko gushyiramo ka kantu kahise gaca uruyuzi hanyuma rugahita rwuma ararakara nibwo nkeka ko hari imana yabajije ati ubabajwe n'uruyuzi utaremye muri make ntiyigeze amena umutima we ngo abone ko imana yamubabariye yaranze kujya kubwiriza ubwoko bwayo bw'abantu benshi ariko yo ikuyeho uruyuzi yiremeye biramubabaje rero hari igihe imana ijya idutwikira turi abanyabyaha ariko iyo ukomeje iyo utabonye igicucu imana igutwikiriye irakureka rero mbona Yona imana yari yirengagije ko yanze kumutubikira imutwikirira ahantu kugira ngo irebe ko yazahinduka ariko arakomeza arinangira murakoze reka tubanze twumva Obedi kuko arimo ararwanya ngo ntanyuzwe ntabwo nyuzwe ku kintu usubije Ernest naribuze no kukibaza yes turi muri Bible study nyine iyo umuntu atanyuzwe nuko twese tutabariza rimwe ariko urumva nari bukibaze riri iyo umuntu akijijwe biba bisobanuye ko atazigera akora icyaha kuko urumva uburyo ibyo Ernest yabazaga of course hariho ibintu bidasobanutse neza ku kibazo cye ariko turabizi neza ko iyo umuntu akijijwe aba atangiye urugendo rwo kwezwa ariko hari inyigisho ivuga ngo nimba ukijijwe nta cyaha uzongera gukora iyo nayo irahari ariko siyo icyo ni kimwe ngira ngo duheho clarification icya kabiri abantu bigisha inyigisho y'ubuyobe yitwa cheap grace ubuntu busaza baravuga ngo ubutumwa bwiza ubwo mpereye ku cyo watangira uvuga cyo kwihana baravuga ngo wavuze ko ubutumwa bwiza ni Kristo kubwira abantu Imana kubwira abantu Kristo ariko baravuga ngo ubutumwa bwiza si ukubwira abantu ko abanyabyaha bazarimbuka ahubwo ubutumwa bwiza ni ukubwira abanyabyaha ko nubwo ari abanyabyaha batazarimbuka yego icyo kintu ukiduhurize n'icyo wahereho utubwira reka mbiguhurize n'ubutumwa bwa Yona niko bwari bukoze kambanze nkusubize mbone guha Jackson ubutumwa bwiza bwa Yona bwo ntimwavugaga yuko batazarimbuka bwavugaga ko bazarimbuka ariko ntibwari bwuzuye n'ubundi Imana ntishaka ko umunyabyaha arimbuka na Bibiliya niko ivuga ngo itwihanganira idashaka ko hagira urimbuka siko bimeze ariko ngo yifuza ko abantu bose bihana bagakizwa rero iyo ubwiye abantu ngo Imana ntabwo yifuza ko abantu barimbuka ntabwo uba wujuje ubutumwa ahubwo ibahamagarira kwihana iyo utababwiye yuko ibahamagarira kwihana hari icyo ububahishe nk'uko Yona hano yari yabahishe yuko nibihana iri bubabarire ibyo nibyo bita truncated muri theology bagita reductionism gufata ubutumwa ukaburiduiza ku kantu gatoya kandi ari bunini uretse ko burya reductionism ni nayo twese dukora abantu bigisha ubutumwa bwiza bw'agakiza ntibigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ugasanga umuntu yarakijwe akiruka akibugira ko hari principes z'ubwami bw'Imana utamwigishije icyo ngicyo rero iyo cheap grace ni uko ikora iguha igice gitoya avuga ati ibyaha byose Yesu yarabirihiriye ikabagira kukubwira ngo kugira ngo tubivemo iyo uvuze ngo ibyaha byose Yesu yarabirihiriye uba uvuze ukuri ariko ntabwo kuba kuzuye yarabirihiriye kugira ngo tubivemo ntabwo yabirihiriye kugira ngo turusheho kubikora icyo rero nicyo kintu tugomba gusobanukirwa noneho icyo wabajije cya mbere ngo uyu muntu yakijijwe ngo nta byaha akora oya ni nk'uko umuntu ashobora kubwira ngo uyu muntu afite perimi ngo ntashobora gukora accident
accident urazikora ariko ntabwo uzikora uzigambiriye. Hano Yona Imana yaje amubwira ngo Yona ibyo bintu urimo urumva ari ukuri? Ati gusa inshuro ebyiri, atavuga agiye kuba no kuba ntapfuye no iyo undeka ifi kamira nkaba narapfire mu nda y'urufi byari kundutira kubaho. Imana imeze uruyuzi kavuga ati wenda buri yagize depression, reka meze uruyuzi mutwikire wenda araba comforted. Amaze kumeza uruyuzi koko Yona morali irazamuka ngo arishima. Imana aravuga ati okay, noneho reka nyireke inandira urye kugira ngo ndebe ko yahindutse. Inandira ukubisa amenyo Yona noneho arushaho. Bikwereka ngo hari igihe ukora ibyaha Imana ikakubabarira, ariko iyo ubigize umuco ukabigumamo, uzasome muri Bibiliya abantu bajya mu byaha babigambira iki bavugaho ngo nta kindi kiba gisigaye uretse urubanza. Cyakora hano Yona ubwo yabyanditse buriya nuko yageze aho akihana akavuga ati koko aya ni amafuti nari nakoze, reka naturira abantu mbabwire ko nari umunyamafuti. Reka twumve Jackson hanyuma tudrawing amasomo hanyuma dusoze. Jackson cya mbere ni isomo nakuyemo, ikindi ni ikibazo ndi bubaze. Ese ko Yona Imana ireba mu mutima kandi ikareba byose, kuki Imana yakomeje gukoresha Yona ntishaka undi ikoresha? Nk'uko Eliya igihe aza avuga iby'abahanuzi, Imana yamubwiye ngo subirayo wimike kanaka na kanaka basigare mu cyimbo cyawe. Ese kuki yakomeje kwisistinga kuri Yona? Kuki itashatse undi? Aho nta somo yendaga kumwigisha, uradusobanuramo neza. Ikindi isomo nakuyemo ni isomo ryo kwikunda. Imana imaze kumereza uruyuzi ngo yaranezerewe. Kuki yanezerewe? Ni isomo yarikunze. Kuki yanezerewe? Ntibaze kuri bariya bagiye kurimbuka agahishya wakumva waranezerewe. Ni ukuvuga ngo hari amasomo abantu barikunda kurusha abandi cyane. Bible sadu bitangiye kuryoha nyine murabibona. Kanone uratubabarira wa mugani wa Obedi iyo twaje muri Bible study tuba dushaka kurushaho gusobanukirwa. Mu by'ukuri Imana iganira na Yona mbigereranya n'umwuka wera kenshi yatugenderera muri ubuzima bwa buri munsi, cyane cyane tugahitamo, ariko mu by'ukuri buri mwuka wera abakuzaniye icyo ukwiye gukora. Ikibabaje cya Yona we rwose yabanye n'Imana, yaranayizi. Avuga kiriya gice cya 4 uburyo yizi rwose ayizi, ariko umugabo yarinangiye arinangira. Imana ikamubaza iki, akongera akavuga ati ahubwo yiba napfaga, ahubwo yiba byagendaga. Kanone rwose Yona nge ku bwanjye mubona ni practicability y'ubuzima bw'umuntu ku isi bujyanye n'uburyo umuntu abaho, kuko buri Imana yivuga ngo nituvuga ngo nta cyaha tugira tuba tuyisinya binyumu. Turi umuntu, turi abanyabyaha. Ni ubuntu bw'Imana budushoboza gukora ibyo ushaka ko dukora. Otherwise Yona uburyo yavuze Imana, uburyo yayitakambiye ari munde, akabona igitangaza cy'Imana, kuba yarongeye nanone akagera hariya pe bikamucanga agasoza. Wenda icyo nari bubaze bigereranywa nka Adam igihe Imana yamugendereraga ije igarutse ije kumubaza aho kugira ngo yihane, ahubwo akomeza gupasinga ikindi kunuza. Yona nawe aho kugira ngo uko Imana yamubajije 2 3 aho kugira ngo yihane avuga ati Imana mbabarira, kuko yarabizi ko Imana ari inyembabazi, ahubwo yakomeje kuvuga ati yiba napfaga n'ubundi birutwa nuko napfuye. Icyanyuma amaherezo ya Yona byagenze bite? Ndaje nkubwire. Kanone adusoreza icyo kibazo nari mfite. Iki ni igitabo nasomye inshuro nyinshi ariko kikarangira kinshanze cyane. Amaherezo ya Yona narayabuze, kubera iyo urebye mu bice 2 bya mbere bibanza tubona Yona wanga gutumwa, mu bice 2 bikurikira tukabona Yona wemeye gutumwa ariko bikarangira afite amahane n'uburakari bwinshi yisabira gupfa. Murakoze. Okay, biroroshye cyane kubyumva. Reka manze nsubize icyo James abajije, ndetse nongereho n'icya Jackson wavuga ati ariko Yona ko Imana yabwiye Eliya ngo nasubize iyo yavuye agende yimike Elisa mwene Shafati wa Berimehora aho umuhanuzi mu cyimbo cye, yimike Hazayeli Damasiko, yimike Yehu i Samariya. Banza wibuke ikintu kimwe, na Eliya ntabwo Imana yamuretse, ahubwo yamuhinduriye akazi, ajya atangira amashuri
y'abana b'abahanuzi, donc yamwaguriye minisiteri. Rero buriya Yona, nanasubirizeho icyo kibazo cya Yona, inkuru ya Yona, hagati buriya Yona abantu ntabwo ubitekereje neza bavuze ngo iyi nkuru ya Yona yarangiye ite. Ubundi iki gitabo cya Yona nicyo bita confession, ni ukwatura. Reka mbibashyirire mu magambo yumvikana iri butume mubyumva. Buriya Yona, tekereza Yona yicaye avuye mu butumwa Niniwe, abantu bakamubwira ati ariko Yona, ati rero ngo wakoze akantu kabisa, ngo wagiye Niniwe wakoze hasi, ngo umujyi wose ngo wambara ibigunira n'umwami ubwe. Aravuga ati rero buriya shaho, ati biriya nibyo mwumvise, ati niba mwari muzi urundi ruhande iby'Imana inziho, tereka ahubwo mbabwiza ukuri, buriya Niniwe narafeyirinze, Imana narayigoye. Ati cyambere yarambwiye ngo ninjye Niniwe mfata itike nigira itarushishe, ati ngeze mu nzira nteza ibihombo, bagaje zose bazijugunya mu mazi, niyanjye igenderamo, umuhengeri wanga guhagarara, nsenga Imana irambwira ngo nibakunage mu mazi, ati ndababwira ngo nimunage mu mazi, umuhengeri urahagarara. Ati banaga mu mazi ndamanuka ngera mu mizi y'umusozi, ati ikintu kiramira, ati njya mu kintu cy'umwijima nyoberwa icyo ari cyo, nagerageza koga nkumva ndakorakora ibintu, ati nkagira ngo nafashwe mu byatsi, ati ngiye kubona mbona ikintu kirandutse, ati nsanga ni igifi kinini cyari cyamize. Burya Imana yacu irakomeye, ati uzi kumara iminsi 3 mu gifi, ati ntikikurye. Ati ndangije ngi Niniwe, ati noneho ndaskwata burundu, ati ndagenda ndabwiriza abantu b'Niniwe, ati guhera ku mwami yambara ibigunira n'abaturage bose, ati tuzi ko n'inkoko zabo bazambitse ibigunira, ariko we, ati ndangije, ati uburezi bwanjye buranga buragaragara, ati numva sinyuzwe, ati ndagenda nicara munsi y'igiti ntegereza ko Niniwe iza kurimbuka, ati Imana ntiyayirimbura, ati ndemera n'uruyuzi na rw'inandira rurya, ati ndanga ndinangira, ati ndivumbura nk'umwana. Okay, niba mushaka kumenya ko inkuru ya Yona irangira nk'iy'abana bivumbuye bose, iyo birangiye barataha. Buriya impamvu tuzi inkuru ya Yona nuko Yona yabaye honete. Buriya abantu benshi bo babwiye amarorerwa bakora iyo bagiye muri Amerika bakamera nka Yona, kandi nagiye muri Amerika, reka mbatera imwe, sijye wabikoze ariko byakozwe n'undi muntu kandi sindi buvuge amazina. Umukozi w'Imana arajya muri Amerika, wo hano mu Rwanda baramucumbikiye, twari dufite same friends, ubwo ababimbwiraga bari inshuti ze, bari n'inshuti zanjye. Barambwira ati umuntu yaje hano, aragenda bamushyira muri hoteli. Rero muri Amerika haba ibigeragezo, aragenda agiye muri hoteli. Iyo ufashe telekomande ushobora kureba televiziyo nk'uko ushobora kureba filime. Muri filime rero haba ibyo bita adult movies. Adult movies ni za porno, kandi iyo ugiye kureba izo zo kuri intuza zitari za televiziyo urishyura, babishyira ku cyumba cyawe. Aragiye ni umugoroba, niba ari ukubera kutabimenya, akubise video yirebeye adult movie. Umunsi wa kabiri akubise video, akubise adult movie. Giraho yari yanarebye nyinshi cyane kuko fagitire yaje iremereye, kandi adult movie mu ijoro rimwe nyine ngira ngo bafagitiraga nk'amadolari 25. Araziriye rwose amafunguro pe, arakubisa adult movie, yamazeho icyumweru adult movie, ngira ngo buri mugoroba cyangwa yaraniyongezaga. Hanyuma umunsi wo gutaha bamwakiriye bajya kwishyura fagitire, babona hariho fagitire igera mu madolari 250 ya adult movie. Baravuga ati no, kamembo ntabwo umukozi w'Imana ari we wariyaye amafunguro. Noneho baravuga ati ariko ibi ngibi byo ntimushobora kubihakana kuko it's automatic, nta n'umuntu ushobora kubimanipulatinga. Iyo ukanze button mu cyumba cyawe, automatic kuma machine ihita yandika icyumba cyariye ayo mafunguro, ikohereza fagitire muri computer. So ibi ngibi ni refutable, ntabwo tiwe ayo mafunguro umugenzi wanyu yarayariye ni mwishyure fagitire y'abandi. Ariko amushwa yuko uwo mukozi w'Imana ntashobora gutinyuka ngo atubwire ati shaha nakoze amahano, nagiye muri Amerika ndeba adult movie, fagitire ibyimbye. Buriya Yona yari umukozi w'Imana koko, tunakuremo amasomo. Kuba yaratinyutse akandika inkuru ze z'umukozi w'Imana utarakoze akazi uko yagombaga kugakora,
nacyo ni ikimenyetso cyo kwihana kwa Yona. Buri igitabo cya Yona umuntu ashatse yahindukira akavuga ngo the confession of Jonah, kuko ni igitabo cya Yona, nta wamwanditseho, niwe wabyanditse, niwe wabahaye ripoti. Uko yumvaga ameze mu nda y'ifi nta wundi wari kubimenya, uko yagiye Niniwe agaswata nta wundi wari kubimenya. Iyo ataza ngo abivuge yari kuvuga success yagiriye Niniwe, ntabwira abantu uko yatengushye Imana mu butumwa yari yamuhaye. Ni naryo somo rikomeye cyane riri muri iki gice. Umukozi w'Imana uri honest, udatinya kuvuga yuko yatengushye Imana akaswata pe. Impamvu rero Jackson wabazaga ngo ujye Imana itamusimbuye, ahubwo yaramwishimiye. Yageze aho ngo harihanira avuga ati Imana kabisa wakoze gukiza aba bantu, mpakuye isomo ngiye kuribwira bene data. Isomo rya mbere rikomeye tuvana ahanganiriye niriya madamu yahoze avuga. Ubundi Yona hari ibintu bigera nko kuri 5 cyangwa 6 bishobora gusobanura impamvu Yona atashakaga kuvuga buriya butumwa. Reka mbibabwire bitwihuta. Icya mbere cyari gutuma atabikora ni teoloji ya Yona. Teoloji ya Yona ni nka biriyo Bedi yabazaga. Teoloji ya Yona yaravuga ati ariko Imana iranduhiriza iki ko mbizi n'ubundi ishobora kubababarira ntagombye kuvunika. Kuko kuva aho yarari Iyopa akagera Niniwe ni urugendo rurimo kilometero nka 800. Kumva Imana ikubwira ngo ugende ujye muri Ethiopia kubwira abantu baho ngo nibihana. Ese Imana nta n'indogobe mfite, nta n'ingamiya, ngiye kugenda n'amaguru kuri iri zuba, kandi ndabiza at the end of the day n'ubundi urababarira, wababarira ntagombye kuvunika. Iyi teoloji ya Yona yendaga kumera nk'iy'aba Calviniste. Baravuga ati abantu bose bari predestined, uzarimbuka azarimbuka, uzakizwa azakizwa, kuko ab'Imana izakiza yarabanditse kandi zabashaka. Abo yamenye kera yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yarabababariye. Bakavuga ati kuki ugomba kurushya abantu? Buriya abafite teoloji Calviniste ntabwo bakunda ivuga butumwa. Baravuga ati abantu bari predestined, abazarimbuka barahari, bazarimbuka abo ngabo, abazakizwa bazakizwa, niyo utababwiriza bazakizwa, ariko ntabwo uza abazarimbuka n'abatazarimbuka bagarira yose. Iyo ni teoloji ya Yona, kuko yabwiye Imana aravuga ngo Imana nari ibizi n'ubundi ntaragenda. Uvuga yibwiye ngo Uwiteka sicyo navugaga nkiri iwacu, nicyo cyatumye nshoka mu ngiri Tarushishi, ko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi ibuza kugira nabi. Uranduhiriza iki? Uko mbizi n'ubundi uzababarira, wababarira utagombye kumva. Icyo cyari kimwe gishobora kuba cyaratumaga Yona adakora umurimo neza. Icya kabiri, mwibuke ko Yona yari umuhanuzi, kandi mu mategeko ya Mose baravuga ngo umuhanuzi nahanura ikintu ntikibe, azaba ari umuhanuzi w'ibinyoma. Erega nubwo bwaba bwari ikibazo. Kabati sasa wambwiye ngo mbabwire ko bagiye kurimbuka none ntiwarimbutse, abantu baraza kuvuga ko ndi umuhanuzi w'ibinyoma. You betrayed me. Rimwe na rimwe dukunda inyigisho zacu kuruta uko dukunda abantu, dukunda imihango y'idini yacu kuruta uko dukunda abantu. Icyo ngicyo si ikibazo. Icya gatatu bakivuzeho cyane. Buriya Yona yari afite problem. Icya mbere yari umuhanuzi w'ibwami, yari yarahanuriye Yeroboamu mwene Nebati. Yeroboamu wa kabiri n'uwa mbere. Yeroboamu yari yaramuhanuye, yaramuga ati uzatsinda ugarure ubutaka bwacu, kandi koko byari byarabaye. Urumva rero uri umuntu wahanuye akemerwa ibwami, kumva yagiye kubwiriza Duyi ngo akizwe. Bashobora kuvuga ati dutekerereza ukuntu wagiye kwa Duyi ukajya kubahanurira, usigaye ukorana n'umwanzi w'igihugu, utatinya ibyo bintu n'indera. Kuko urumva iriya shuri kapitali yabo yari Niniwe, kandi niyo yarimo kumenasa Isirayeli, ni nayo bajyanye mu bunyagano. Bashobora no kuba bari baratangiye kubatera, niyo bajyanye mu bunyagano. Wowe ugiye gufatanya na Duyi, wagiye kumuhanurira, uranamusengera, unamusabira n'umugisha. Erega kera byari ikibazo. Buriya nuko mwebwe mwari abana, nkatwe muri za 90 wari kukumva wazamuye ijwi usengera inkotanyi, bari kugutambikana nka Duyi. Niyo twazisengeraga twajyaga ahantu nka wa wundi wa Midasi, ukajya usengera mu matamatama, batamenye ko wasengeye Duyi. Ariko mwebwe ubu ngubu Yona mujye mumutera amabuye kuko ari byo mutazi. Urabona harimo ibintu byinshi burya rimwe na rimwe abantu batazi. Yona iya shuri niyo yendaga kubajyana mu bunyagano, ajye kubaburira abakizwa, agaruka ibwami, kandi urumva yari umuhanuzi w'ibwami.
bamaze dutekereza ukuntu wagiye kwa Duyi ukabakuraho umujinya w'Imana. Erega burya abantu bakomeretse bavuga nabi. Ndibuka muri 1995 tuvuye muri genocide twajyaga tujya kubwiriza muri gereza, ndibuka umuntu wigeze kunyicaza ariko se we wahamutse muri negative, ziriya ntera hamwe urazibwiriza zikizwe, waziretse nibura zikazajya mu muriro nazo zikagira akababaro k'iteka nk'uko zaduteye akababaro mu buzima. Ariko ibyo nyibyo ugomba kubyumva ko ni umutima ukomeretse. Umutima ukomeretse ntabwo ubwiriza bawukomerekeje, kereka uwa Yesu. Niwe wagiye ku musaraba areba abantu bamubambyeho, arabitegereza avuga ngo data wababarire ko atazi ibyo bakora. Barangiza Bibiliya ikatubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Ibi rero ni amasomo akomeye cyane twagombye kwigira kuri Yona. Ariko icyanyuma ndangirizaho isomo rikomeye ari na Imana yambwiye ati ariko Yona ureba nabi. Bariya abantu ntibazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Wagiriye imbabazi uruyuzi rwameze mu ijoro bwacyaruka, none ndeke kugirira imbabazi abantu 120 bafite n'inka n'intama n'ihene n'inkoko. Kuko buryo uko Imana ibona abapagani siko twe tubabona. Bibiliya tubwira ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, uko niko Imana ibona ko bariya abantu murababwira ahubwo barapfuye mu mitima. Ahandi kavuga ngo bariya abantu ubona ngo ni abantu Satani yahumye amaso ngo batamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Ahandi katubwira ngo aba bantu tugomba kuba twaza ubugwaneza, niko Paulo yandikiye Timoteyo ngo kubera ko ni abantu Satani yafashe mpiri ngo abashyira mu mutego arangije arabasindisha. Tugomba gutwara neza. Imana ibwira Yona ngo hindura imitekerereze, uhindura imyumvire. Iyi nkuru rero ya Yona tuyifitemo amasomo menshi dushobora kwigamo kandi natwe tureba muri kino gihe. Erega buriya biriya tuvuga kuri Yona, uwaza agasuzuma imitima yacu, uwaza agasuzuma imitima yacu ukabwira abantu utari ko muri cyo tujye twigira hariya muri koridoru twirirwe tuganira n'indaya tuzibwira ubutumwa. Ndakubwiza ukuri kandi ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Kera hari abakobwa twakuye muri koridoru, sinzi niba twaranabakuyeyo, ariko n'ubundi baracyaza hano. Abantu bambwira ati pastor utangiye kwikuba kuri aba bakobwa, uragiye tu, imyuka yabo irakujyaho, ejo tuzakubona nawe bagutambikanye bakujyanye muri koridoru. Haraze umwuka bariho nibo undimo utarusha uwaba imbaraga, abapagani n'indi uzababwiriza. Ni bangahe muri twebwe badatekereza gutyo? Yona baramufasha bamwohereje mu mujyi w'abapagani b'abanyarugomo, ndetse ninde utagira ubwo bamwoherejeyo. Ariko aho ndimo kubaganisha, murabizi uyu mwaka turashoje. Uyu mwaka twawise umwaka wa harvest, umwaka wo kubwiriza ubutumwa. Ubu turimo turabategura, tugomba urusengero turimo, mwarabyumvise, turimo turatangaza yuko tugiye kurutunganya, ibya construction bikaba birangiye. Bivuga ngo ikigega kikaba kiruzuye, hagasigara kucyuzuzamo ibisarurwa. Haleluya. Tukavuga ubutumwa tutameze nka Yona, tukavuga ubutumwa bwuzuye bwa Yesu Kristo wapfiriye abanyabyaha akabazukira, tukavuga ubutumwa mu mbaraga z'umwuka tugamije guhindura ubuzima bw'abantu, tukavuga ubutumwa buri muntu wese akabyara undi muntu. Buriya niyo ntego y'aya masomo, kugira ngo tubanze tuve mu mutima wa Yona twinjire mu mutima wa Yesu. Amen. Ahubwo buri muntu wese turangiza iri somo, ndashaka kuha devoir kuri uyu mugoroba. Tekereza nibura abantu 3 badakijijwe kandi uzi. Abantu 3 badakijijwe bashobora kuba ari abantu b'abavandimwe, bashobora kuba ari abantu b'abaturanyi, bashobora kuba ari abantu b'abakolege mukorana akazi. Abantu 3 badakijijwe. Niturangiza nitutangira 40 tuzakora cards ziriho abantu 3 tugomba gusengera, kandi ukazashaka uko ushoboye kose ukabegereza Yesu. Tuzaguha akadi gato ugashyire muri Bibiliya yawe, uvuge ngo aba bantu 3 ngiye kubasengera kandi
nzabakuramo umunyago nibura umwe. Haleluya. Ubwo benshi muzatangira mu nkwepe, mu konje, mu 40 izatangira kuri 27 hazaba ari kuwa mbere. Donc ukuyemo uwa mbere utaha n'uwa mbere ukurikiyeho, amakadi tuzaba twayakoze tu. Buri muntu wese agomba gusarura muri 40. Izi nyigisho nizo tuziga gusa z'abasaruzi, kandi buri muntu wese ari uri hafi ari n'uri kure ahamagariwe kuba umusaruzi muri uyu mwaka. Ndetse niba ngombwa n'utaha tuzawugira ubusaruzi, tushakire iyindi teme ariko dusarure, dusenga Imana. Turagushimye Mana yacu, dushoje iki gitabo cya Yona twisengera ubwacu. Biratworohera cyane kuvuga uburyo Yona yagutengushye ntasohoza umurimo we, ariko natwe Mana, abapagani baradukikije, twiriranwa nabo, dusangira nabo, ni inshuti zacu, abandi ni abakozi bacu, abandi ni abavandimwe, abandi ni abakolege. Ariko uko wabajije Yona ngo ariko Yona ngo wagiriye impuhwe uruyuzi, ngo jye sinari kugirira impuhwe aba bantu bangana batya, batazi gutandukanya ururo n'icyatsi, batazi gutandukanya imoso n'indyo. Mana dufashe kugira ngo duhumuke amaso, natwe tubone ko turi barumuna ba Yona, tugire impuhwe, tugire imbabazi z'abanyabyaha, niturangiza tujye kubashaka. Imbaraga z'umwuka wera zitumanukireho, ko tudafite imbaraga z'umwuka n'uwo mutima ntitwawubona. Umwuka wera tuzeho, kandi atuzeho cyane, kugira ngo dukore umurimo wawe mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Kansubize gahunda umuyobozi wa gahunda, duture twihuta, hanyuma dusenge vuba dutahe. Uyu munsi ngira ngo twisanzuye kuko twasozaga iki gitabo, twagombaga reka baduhe kode, hanyuma mutereke igiseke hariya, abaturisha igiseke muturisha igiseke, abaturisha momo, worship team we mwuje, hanyuma umuyobozi wa gahunda asubirana akazindaro ke. Abandi mwese abari hafi n'abari kure, ijoro ryiza.